Bahaye ikaze mu kiganiro ofisiye dinero nk'ibisanzwe, aho dusanzwe tuganira ku makuru agiye atandukanye byamamare byo mu Rwanda ndetse no hanze yabyo. Uyu munsi ugiye kuganira ku muntu wamenyekanye mu Rwanda, nushaka kumwita umunyamakuru cyangwa se umuhanzi, uwo nta wundi ni Yago Pondati. Bakivuga ijambo Big Energy ihita umenya uwo bashatse kuvuga, kuko uyu musore ari mu bintu byatuma amenyekana mu gihugu cy'u Rwanda. Ukivuga ijambo Big Energy, mureke turebe amateka ya Yago muri iki kiganiro. Wowe icyo usabwa ni ugukora sub. Yago TV Show ni urubuga rwa YouTube rwashinzwe na Nyarwa Innocent, uzwi cyane ku izina rya Yago Pondati, akaba ari we muyobozi mukuru w'uru rubuga rwa YouTube. Yago yatangije uru rubuga ku mugaragaro ku itariki ya 23 Mutarama 2016, arutangiza agamije gutanga amakuru, gusangiza abantu inkuru zifite isomo no kubagezaho ibiganiro bitandukanye bigamije kwigisha, gusetsa no gufasha sosiyete muri rusange. Itangiriro n'inyito Yago ibintu byamusabye kugeragera aho ahagaze ubu ngubu. Mu ntangiriro Yago yakoraga ibiganiro ku buryo bworoheje, akifashisha ibikoresho bike cyane, yibandaga ku nkuru z'ubuzima bw'abantu, agaragaza imibereho yabo, ibibazo bahura nabyo ndetse n'amateka yabo atangaje. Abantu batangiye gukururwa n'uburyo bwe bwihariye bwo gutambutsa ibiganiro ku rushene ya YouTube, cyane cyane ko yavugaga ashyizeho umutima cyangwa se ibitekerezo, kandi agahuza abantu benshi n'ukuri kwishi mu biganiro bye, dore ko ukuri ariko kwabaga kwibanzemo. Cyane cyane yagarukaga ku nkuru z'abantu z'ibyamamare bigiye bitandukanye no kuzamura abantu. Iterambere rigaragara mu mbuga nkoranyambaga za YouTube cyangwa se ibinyamakuru byihariye ku giti cye cyangwa se n'ahandi hantu yigeze akora ikiganiro. Mu gihe gito Yago TV Show yatangiye kwamamara cyane bitewe n'imyitwarire ye myiza yagiraga, atuje adasamara, ubunyamwuga mu kuyobora ibiganiro n'ubushishozi bwo kuganira n'abantu batandukanye. Ibiganiro bye byatangiye kujya bikorerwamo n'abantu bazwi cyane mu gihugu, harimo abahanzi, abanyapolitike, abakinnyi n'abandi bantu bafite aho bahuriye n'imyidagaduro n'iterambere. Ibi byatumye abamukurikira kuri YouTube biyongera cyane ku rwego ruri hejuru, azamuka mu gihe gitoya. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 Yago TV Show yakiriye umunyamakuru Ruyandere Terezoro Niyomugabo wavuye kuri radiyo TV10, bikomeza kuzamura urwego rw'imyidagaduro n'inkuru zabaga zitambutswa ku rushene ya YouTube zitangaje, dore ko uyu mugabo ari mu bantu banditse amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Imbogamizi yahuye nazo kugeza aho ahagaze ubu ngubu mu gihugu cya Uganda, mu mujyi wa Kampala, dore ko ubu ngubu ariho yibera. Nubwo urubuga rwari rumaze gutera imbere cyane ku rwego ruri hejuru, rwahuye n'ibibazo bikomeye cyane ku rwego ruri hejuru, harimo nko kwibwa kwa YouTube cyangwa se gufungwa kwa konti ye bitewe n'ibintu bagiye bamurega, dore ko bikunze kugaragara mu mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku binyamakuru bye bigiye bitandukanye ko bagerageje kumwiba channel ye inshuro ebyiri. Mu mwaka wa 2022 konti ye ya YouTube Yago TV Show yarafunzwe nyuma y'uko hari abantu batangaga ibirego bya copyright. Bivuze y'uko abantu batangaga ibirego bya copyright n'abantu bagiye bakorana ibiganiro, baza kumwigaragura nyuma bamugaraguza gati. Ibi birego bya copyright ni ibirego by'ibinyoma. Nyuma y'ibyumweru bitatu konti ye yagarutse, nyuma yo kwitabaza ubugenzacyaha RIB cyangwa se kwitabaza ubuyobozi bwa YouTube. Icya kabiri mutari muzi kuri uyu muhanzi cyangwa se umunyamakuru Yago TV Show cyangwa se Yago Pondati cyangwa se Nyarwa Innocent. Mu mwaka wa 2024 konti yibwe n'umukozi we wahoze akorana na Yago witwaga amazina ye Ndangwa Ari. Uyu mugabo yahinduye amazina ya konti ayita Mr Giveaway, ahindura n'ibijyanye n'umutekano wayo. Yago yitabaje urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, nyuma Ari aratahurwa, arakurikiranwa ndetse akatirwa imyaka 2 isubitse. Urumva ntabwo ari yakaburanye. Mu rubanza Ari yavuze ko yabikoze kuko yari yirukanwe ku kazi atishyuwe amafaranga
y'umushahara we wari wasigaye. Ibyo Yago TV Show izwiho mu gutangaza amakuru cyangwa se mu kumenyekanisha ibintu bigiye bitandukanye byo mu myidagaduro. Yago TV Show ni imwe mu mbuga zikomeye mu Rwanda mu bijyanye na YouTube, izwiho gutangaza inkuru zifite isomo, kugaragaza imibereho y'abantu bari mu kaga no kubafasha, guhuza abantu n'abagira neza bo kubafasha, gutoza no kwigisha abantu mu buryo bworoshye kandi bushimishije, guhuza imyidagaduro n'ubumenyi muri rusange. Imibare n'ibyo yagezeho kugeza ubu ngubu aho uhagaze, kugeza mu ntangiriro za 2025 Yago TV Show yari imaze kugira abasubscribers barenga 735,000. Amashusho agaragara kuri no YouTube channel ye ni amashusho menshi agira ingano, ariko amashusho afiteho nakeka mu gihugu cy'u Rwanda ari mu bantu afite amashusho menshi ku mbuga nkoranyambaga za YouTube, afiteho amashusho asaga 2,400. Inyungu ya buri kwezi igera hagati y'amadolari 1,200 n'amadolari 3,500 yinjiza ku rubuga rwa YouTube yakoze neza. Ikigereranyo cy'imikoranire cyangwa se engagement rate kiri hejuru cyane aho gihagaze kuri 4.1. Yago TV Show ni urubuga rutanga icyizere mu itangazamakuru rishingiye ku ikoranabuhanga, rugakora bitandukanye n'imbuga nyinshi zisanzwe. Intego ya Yago cyangwa se Nyarwaya Innocent cyangwa se Yago Pondati cyangwa se Yago TV Show si ugucuruza amashusho gusa, ahubwo ni ukurema impinduka mu mibereho y'abantu muri rusange. Ushobora kwibaza ni nk'ikihe kintu twakwanzura tuvuga kuri uyu munyamakuru cyangwa se uyu muhanzi Yago TV Show cyangwa se Yago Pondati cyangwa se umwite Big Energy, dore ko aricyo kintu yamenyekanye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2024. Yago TV Show ni urugero rw'uko umuntu ashobora kugera ku nzozi ziwe nubwo yaba ahura n'imbogamizi zigiye zitandukanye ku isi. Yagaragaje ko kwihangana, gukunda umurimo no kugira intego bifite umumaro. Yago akomeje kwerekana ko itangazamakuru ryiza rishobora gutuma sosiyete izamuka kandi Abanyarwanda bagakunda ubumenyi, umuco n'uruhare mu iterambere mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu musore cyangwa se uyu mugabo Kudurungu ubu ngubu yibarutse umwana, afite umwana mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala. Biri kugarukwa ku mbuga nkoranyambaga ko yafunguye ibirindiro mu gihugu cya Uganda. Ese ushobora kwibaza ngo ni iki cyatumye ajya mu gihugu cya Uganda? Mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala yagiyemo ahunga Abanyarwanda, aho yari agiye gufungwa n'urwego rwa RIB rw'ubugenzacyaha. Yavuze ibintu bitemewe mu gihugu cy'u Rwanda, aserera n'abantu bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda bakora akazi gahwanye nake ndetse n'akazi kadahwanye nake. Ariko uyu musore ikintu azwiho kumumenyera cyangwa se kumusuzugura ni ukuba wikozeho, kuko uyu musore ari mu bantu batamenyerwa mu gihugu cy'u Rwanda, kuko anakunze kubyivugira aho akunda kugaza avuga ijambo Big Energy, get your youth. Utu n'utugambo tugiye dutandukanye akunzwe kubazwiho mu kiganiro akunze gukora, akunze kwiganzamo ijambo Big Energy. Byaje kugaragara yuko Big Energy ari agatsiko yari yaremye ku ruhande urwego rw'ubugenzacyaha RIB nibwo bwashatse kugaragaza ko atangiye kureba amacakubiri mu gihugu cy'u Rwanda, aza kubahunga, abaha amahoro, aja gukorera mu kindi gihugu gitandukanye nicyo yabagamo. Wowe wafashe umwanya wo kugareba iki kiganiro ndagushimiye. Ni wakoze sabu uruwa gaciro kuri no YouTube channel. Ni mwari musanzwe ku rubuga rwa YouTube, murabizi neza ko mbakunda, mbahoza ku mutima. Niba wakunze ino video cyangwa se documentaire, kanda sabu, like and comment, share. Murakoze. Niba hari umuntu waba ushaka ko tugukoreraho nawe nyuma wakandika muri comment.